Twongeye kubasuhuza nshuti bakunze mudasiba gukurikira ibiganiro bya Nsabira TV. Nk'uko mwabibonye rero ku itangazo ryasohowe kuwa karindwi z'ukwezi kwa gatatu, aha ni 2025, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'ibizami NESA cyagaragaje ko kigiye gukora icyo twakwita nko gusuzuma imyigire n'imyigishirize y'indimi cyangwa se y'indimi z'icyongereza, igifaransa ndetse n'ikinyarwanda. Ibi bikorwa kugira ngo hazamurwe ireme ry'uburezi, kugira ngo rero umenye ni ibiki bizibandwaho, ni ibiki bizagenderwaho kugira ngo barebe neza niba igipimo cy'indimi mu mashuri abanza kiri ku kigero cyangwa se gitanga umusaruro witezwe. Ibi ntibyakabaye impungenge ku barimu bigisha izo ndimi, kuko NESA igaragaza neza ko ishaka kumenya imbogamizi ndetse n'aho bashobora kuba bafite ibibazo mu banyeshuri cyangwa se ku ruhande rw'ikigo abarimu, ndetse izo mbogamizi bahura nazo zikaba zashyikirizwa inzego zibishinzwe kugira ngo bakorerwe ubuvugizi. Aha rero niyo mpamvu batangije gahunda yo gusura ibigo byose byo mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo harebwe iterambere cyangwa se imbogamizi indimi zirimo igifaransa, icyongereza ndetse n'ikinyarwanda, ababyigisha ndetse n'abahabwa ubwo bumenyi bahura nabyo. Bana natwe, niba rero ari ubwa mbere ugeze ku muyoboro wacu wa YouTube, icyo usabwa nta kindi ni ukureba munsi ya video yawe ugakanda ijambo subscribe, ukiyunga ku muryango mugari wa Nsabira TV2. Bana natwe, reka turebere hamwe rero ibizibandwaho n'ibyo bazagenderaho kugira ngo bamenye ubushakashatsi cyangwa se ubu bugenzuzi barimo, bamenye icyo biteze ko bazabona. Bana natwe. Mu by'ukuri rero twibutsa ko iyi gahunda itandukanye n'imwe yari medio yakorwaga mu ma weekends. Uyu munsi rero bigaragazwa ko neza hazabaho kugenzura cyangwa se gusura ibigo by'amashuri bari kumwe n'abayobozi bashinzwe uburezi mu turere ndetse n'imirenge. Iyi gahunda rero ikazakorwa hagati mu matariki 9, ubwo ni 10, ni kuri uyu wa mbere, kugeza kuri 21 z'ukwezi kwa gatatu. Bisaba iki rero? Birasaba gutegura neza ndetse no kugaragaza imbogamizi abarimu duhura nazo mu bijyanye n'uburezi, cyane cyane mu myigishirize y'indimi nk'icyongereza, igifaransa ndetse n'ikinyarwanda. Ibi birareba rero buri mwarimu wese uzi ko yigisha ayo masomo mu mashuri abanza, ndetse no gutegura amahugurwa bishingira ku bibazo ndetse n'imbogamizi zagiye zigaragazwa n'abarimu ndetse n'abanyeshuri. Aha rero nahawe, itegure neza, witegurane umuhate ndetse uzatange ubumenyi nk'uko buteganywa, cyangwa se utange ubushobozi, ubwubake mu bana nk'uko biteganywa. Fata rero igihe cyawe, ushyire ku murongo ibitameze neza cyangwa se ukosore ibitagenda neza, ndetse wandike imbogamizi ushobora kuzagaragariza aba bagenzuzi kugira ngo bibashe kuzamura ururimi rw'icyongereza, igifaransa ndetse n'ikinyarwanda mu mashuri abanza, cyane cyane ko ari ryo shingiro ry'ubumenyi bw'andi masomo yose. Mugire ubuzima rero, tubashimiye uburyo mubana natwe mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Murakoze. Shalom shalom.